kabisa reka turebe abanyonzi kabisa abanyonzi ni koperative y'abanyonzi ngabo barangajwe imbere na perezida w'abanyonzi nta munyonzi upfa dore ngabo abanyonzi baragiye nta munyonzi upfa ku munsi w'intwari abanyonzi dore abanyonzi tereka kuri nyirabushenge tw'umunyonzi abanyonzi hano kwiyerekana bimeze neza nta munyonzi upfa kama kawaida dore abanyonzi rero abanyonzi nta munyonzi upfa niko bavuga nta munyonzi upfa dore abanyonzi rero abanyonzi barahetse ngaha reka twirebere abanyonzi kabisa dore abanyonzi inyuma yabo hari abamotari ariko abanyonzi bafite kuraje kabisa wa munyonzi we utwaye umugenzi ku munyonzi bari kwerekana uburyo babikora dore ngabo abanyonzi baragiye inyuma yaho hari abamotari ngabo abamotari moto zigiye zitandukanye uwo mumotari warakaye ngabo abamotari kabisa abamotari kuri bora arakwica umumotari reka turebe abamotari umumotari niwe wariye ko yari abamotari ako n'akarasisi k'abamotari bagutereka kuri nyirabushengetwa dore ngabo abamapine atatu batwara imizigo abangaba u Rwanda ati intwari zacu niko gaciro kacu ngabo kabisa atari cyane hano kuri stade Umuganda ibyari match bihindutse akarasisi pepe ngabo kabisa ngabo biraryoshe reka turebe uko biri bugende aritwara handball ngabo kabisa iyi ni abanyonzi baciyeho abamagari bacaho agezweho koperative y'amataximen koperative des chauffeurs taxi voiture l'Ouest Gisenyi ngabo abataximen wagira bari mu masiganwa ya rally ngabo reka turebe taxi de voiture les chauffeurs iyi modoka itwawe nande attention coopérative de taximen ngiyo taxi ya mbere uyitwaye ninde aha ngabo reka turebe idi ni utwaye taxi ya kabiri uwoni idi akaba ari utwaye taxi ari kumwe katrabe aha atari ngindi taxi abana ba taximen Mozabie abana ba taximen abagenzi n'abamotari baza kudufasha tuze gukomeza akarasisi koperative Kositabogi abana ba taximen taxi voiture taxi chauffeur umeze bo dore nguwo aragutwara taximen abataximeni bo mu mujyi wa Gisenyi
taximen ko arakaye bimeze bite taximen hangana taxi izo modoka nziza ubona ko zisa neza. taximen turi kureba match y'aba taximen taximen Gabo aba taximen taxi chauffeur taxi moto tugende Kimenyi uri mu Karasisi aha taxi chauffeur fresh taximen muko bien aba taximen mu Karasisi Katale taxi chauffeur bikwa taxi chauffeur kuri stade bamwita Mahmoud Mesut taxi de chauffeur taxi bimeze bo taxi de chauffeur Gabo taxi ni nyinshi taxi ni nyinshi taxi za mingi hapa banamwita Wembo Such taxi ubona ko Rubavu ifite abataximen benshi barakubwira ngo tuzamutora aya mamodoka ubona yaje ku munsi w'intwari Imena Ingenzi n'ubwoko butatu bw'intwari z'u Rwanda ayo mataximen n'abatwara abagenzi mu modoka wabonye abanyonzi wabonye abamotari abubona n'abataxi voiture baba bibereye mu gatwikiriye kabisa Akarasisi anga kuri stade Umuganda abangaba ubona turi mu kibuga indani musi w'intwari kabisa ako na Akarasisi k'abataximen umeze bo ngo tuzamutora ijana ku ijana aha fresh cyane bamwita taximen Gitenge umeze neza uzamutora ijana ku ijana aha taximen akamena mutwe kuri stade umeze neza taximen uramubona neza cyane taximen Merci Kagame umeze neza aha ngibyo kuri stade Umuganda n'umunsi w'intwari twaberetse byinshi ahangaha ibirori birakomeje ubwo rero rwose nyamuneka nizere ko Mambo ari fresh Mambo ni fresh Bishimiye gahunda bishimiye ubuyobozi buhari bishimiye gahunda nziza n'imiyoborere myiza hanyuma nyuma ya koperative Motivagi turaza kwakira koperative yigisha amategeko y'umuhanda yigisha abatwara ibinyabiziga batwigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka aho bakwigisha amategeko ukajya mu muhanda Auto-école auto-école Akarasisi ka auto-école aba n'abarimu bigisha amamoto bigisha ibintu byinshi Ngabo ngiryo amashyi cyane turashimira auto-école aba nibo bigisha abashoferi
nguwo abo nibo bigisha, abo nibo bigisha, abo nibo bigisha abantu amategeko y'umuhanda, abarimu beza kabisa, the teachers. Ngabo abarimu bigisha hanga kuri stade Umuganda, ngabo abarimu bigisha kuri stade Umuganda. Driver bimeze bite? Ngabo abarimu bigisha imodoka kuri stade Umuganda, bakubwira ati wagwa driver. Ngabo abashoferi, ngabo abashoferi, ngabo abashoferi bigisha mu matorero agiye atandukanye, ngabo kabisa. Tala mama, tala ngabo abashoferi, ngabo kabisa, biraryoshe. Aba ni abashoferi auto école, ngabo abashoferi, ngabo abashoferi kabisa, ngabo abashoferi, ngabo abashoferi anga, ngabo abashoferi bigisha amategeko y'umuhanda, ngabo shoferi simwashyizeho promosiyo. Aha, ndakeka rero uzagire impanuka nyinshi muri iki gihugu cyacu. Isange Driving School, ikaze Driving School, mwakoze cyane. Mwakoze cyane aba
ngicyo ikigo cya Maranatha School, umusi w'intwari imena ingenzi, intwari z'u Rwanda. Icyo ikigo cya Maranatha School nicyo kibumburiye abandi mu karasisi kama jeshi we wise away Maranatha School. Iyo ni fanfare yabo, iyo ni fanfare ya Maranatha. Ngabo pepe ngabo babukereye, ngabo babukereye babita Maranatha School. Barakubwira ati I salute, barakubwira ati I salute, I salute, I salute. Barinjira berekeza muri stade muri VIP, abarezi babo inyuma baragenda icyo bita mwendo wa pole, mwendo wa pole, mwendo wa pole. Babita Maranatha School yababimburiye abandi mwendo wa pole. Aba bafite bo inkoni, aba bafite icyo bita inkoni. Ese bo bagiye gukora iki? Bagiye gukora icyo bita palette, like soldier. Umugani wa ya ndirimbo ya Mbonyingo nk'umusirikare kabisa. Abatugezeho Maranatha irahise, abatugezeho babita Ubumwe Community Center, Ubumwe Community Center, Ubumwe Community Center. Abana babiri bafashe bandarore, inyuma hari abagendera ku tugale. Ngabo Ubumwe Community Center, aka ni akarasisi k'Ubumwe Community Center. Ubumwe Community Center nibo tugezeho, nibo tugezeho kabisa. Usijari ni umunsi w'intwari z'u Rwanda, tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2024. Turi kuri stade Umuganda, niho uyu munsi wizihirijwe. Umushyitsi w'imena mukuru ni nyakubahwa meya w'akarere ka Rubavu. Ubona ko ari ibintu biryoshye cyane, ni ibintu biri sweet, ni ibintu bimeze neza cyane kabisa, ni ibintu biryoshye biryoshye biryoshye. Defile cyo bita mwendo wa pole, mwendo wa mzuri, mwendo wa kusawajisha. Iyo ni defile y'abana bo ku Bumwe Community Center. Bona ko n'abana bambaye neza, amasogisi y'ubururu, wagira ngo bafana Rayon Sport, wagira ngo ni Rayon. Kama jeshe, kama jeshe, kama jeshe. Ngaba Ubumwe Community Center bafite, aba bafite inkoko, abafite inkoko, bafite gitale, bakora ibintu byose kabisa. Ngabo Ubumwe Community Center bakora insimburangingo, harimo iz'ukuguru ndetse n'imbago. Kama jeshe, kama jeshe kabisa. Intore ntisiga indi, intore isindagiza ngenzi yayo. Nibwo biri kugenda ahangaha, intore isindagiza ngenzi yayo. Ahaha, aba nabo Ubumwe Community Center bakora ibintu byinshi, bakora insimburangingo, ari nazo bafite. Fresh cyane, fresh cyane, fresh cyane, fresh cyane, fresh cyane. Aba n'abarezi babo.
inyuma yabo hariho Ecole Internationale de Gisenyi. Aha, bakugira maternelle, primaire ndetse na secondaire. Ngabo Like Soldier baragenda fresh cyane, babita Ecole Internationale de Gisenyi. Bambara impuzankano zabo, abahungu n'abakobwa n'amapantaro. Murabibona mtse, biraryoshe kabisa, biraryoshe. Biko tamu. Biraryoshe kabisa. Aba baturi imbere batugezeho ni Ecole Internationale. Cyane kabisa. Ecole Internationale ku karasisi kabo keza cyane. Abo n'abarezi babo bavuga Urufaransa vraiment, donc quand même justement. Biraryoshe. Hakurikiyeho abo bita les bons bergers. Aha ndababona bageze imbere yanjye, babita les bons bergers. Les bons bergers Nursery and Primary School. Ubutwari mu Rwanda, agaciro kacu, niko bandarore ya Les bons bergers yanditseho. Ubutwari mu Banyarwanda, agaciro kacu. Ndababona neza cyane kabisa. Les bons bergers hawa kabisa, wakiwa ni wanafunzi wa Les bons bergers. Reba karasisi wowe. Like Soldier. Reba sha, mwendo wa pole, mwendo sawa. Hey, Les bons bergers. Ko ntabona uwo bita Ranima ahangaha, bimeze bite? Ranima uko nzi ko yiga kuri Les bons bergers. Bameze neza cyane. Les bons bergers, umushumba cyane. Barabyitoje uno munsi, barawuzirikanye cyane. Barabyitoje aba bana bo kuri Les bons bergers. Kwenda basi. Aha, aba n'abarezi ba Les bons bergers. Inyuma yabo dore kuntu bagenda sha, fresh cyane. Biraryoshe. GS Gacuba ADPR de Gisenyi. ADPR Gisenyi. Ngabo kabisa, barezi imbele. Wanakwenda wananyorosha. Aya basi. Inyuma yabo hari etage, Ecole Technique Automobile de Gisenyi. Kwenda basi. Abavandimwe bafite abafana benshi n'abakanishi. Abavandimwe, urumva impamvu yo kugira abafana n'abakanishi. Bararirimba za ndirimbo za Bushari. N'abakanishi kabisa. Indirimbo za Bushari, abangaba bo n'abakanishi. Nta bintu byinshi ubabaza, aba n'abakanishi.
bafite abafana benshi cyane. Umufana yabomotse kuri etage bavuga ati aba nibo bakanishi bacu. Gisenyi Adventiste Secondary School Gaze. Ngabo imbere. Ni ishuri ry'Abadventiste. Abana aho bari guca impaka. Ahangaha ubona ko Gaze ifite abafana benshi cyane. Ifite abafana benshi cyane. Abo ni Gaze. Gabo. École des sciences de Gisenyi ESA. Abarezi bakubwira ati ni fresh cyane. Excellence party. Ibintu byose bimeze fresh. Gaze. École de sciences de Gisenyi nibo bagezweho. Turabafite neza cyane. Uyu ni prefe wabo ni animateur. Gabo bo biga ibintu byinshi amasiyanse. Barakubwira ati icyo bita human being. Twakoze indege turashwanyaguza tugatatura gahunda zikagenda neza. Ababona abaganga bejo barateranya afata amazi akagira gutya agateranya agashwanyagura. Uri arakubwira ati ngewe ndebera mu cyo bita microscope. Iyo ni microscope. Urateranya ugashwanyaguza. Atari cyane. Biraryoshe. Bitu ni utamu. Ndakeka iyo ari yange nziza yo kukwereka ibyo u Rwanda rumaze kugeraho. TTC Gacuba. Aba n'abarimu rero. Aba baryingwa kuva ku wa mbere. Aba n'abarimu. Teacher Training Center TTC. Aba baryingwa batunyuze imbere bimeze neza. TTC Gacuba. Kwenda Ayabaz Chomoka Saint Joseph Muhato. Abanda bafata neza niona ku Saint Joseph Muhato. Kwenda Saint Joseph Muhato. Aragenda teacher wabo Saint Joseph Muhato. Mwendo wa pole Saint Joseph Muhato Primary and Secondary School. Ngabo dusuhuza padiri mukuru. Dusuhuza teacher Damascene. Abose tubasuhuza tubatera kamu tubatera yambu. Saint Joseph Muhato. Abayomba gezo biransaba guhaguruka. Saint Joseph Muhato. Aha hanyuze abantu benshi. Saint Joseph Muhato. Hanyuze abantu benshi. Bareza abantu benshi. Ababigisha bafite section eshatu bagira iyo bita lettre. Hano ku Muhato nibyo bagira lettre, bakagira MCB, bakagira na mege. Saint Joseph Muhato bigisha ikinyarwanda neza excella kakivuga neza. Aba barimu bararyoshe. Aba barimu bo ku Muhato bararyoshe kabisa. Les enseignants bararyoshe. Mwendo wa pole Mama Denise. Kwenda basi. Aya basi.
Saint Joseph Mwato abana barezi babo abana barezi abanyeshuri bari imbere biraryoshe aba bareze abantu benshi mubona nanjye kwenda basi salute aha ababo banciye muri humye aba baci inyuma y'iki gikundi ni groupe scolaire de Gisenyi Stella Malice uwo bita umudaso ushinzwe umutekano burinzi biraryoshe kabisa abana barimu aba baje ni Ecole Stella Malice ngabo mwendo wa pole ubona ko abana b'u Rwanda barasobanutse pe bimeze neza cyane biraryoshe akarasisi ebana kaka irubavu nibo bambere mu karasisi pe asante teachers aba bareze benshi Iebelle Ecole Baptiste Gacuba ya kabiri aha ni kuri Baptiste ngabo mwendo wa pole twende base courage aba rero ni kuri Baptiste Iebelle Ecole Baptiste Gacuba de ngabo mwendo wa kunyanyua mwendo wa internationale urugendo rw'ubutwari nafashe angire nziza kugira ngo nkwereke Ecole Secondaire Technique de Gisenyi STG ngabo ni cyapa cyabo STG aba n'abafundi STG n'aba STG bakora iki maternete abaforomo aha ngabo STG ngabo kabisa hapa naona wiko fresh wanasimama kama kawaida wanasimama na kana sisi kama menshi ubona ko ibigo by'amashuri byose Minitike GS umubano wa kabiri ubumwe ubutwari iterambere ngabo kabisa wanavala vizuri wanaenda vizuri wananyorosha vizuri wanaenda kama kawaida Saint Martin Gisenyi TVET School nibo bari inyuma Saint Martin aha harimo abatekinisiye harimo abakora amashanyarazi abakora amazi n'ibindi bigiye bitandukanye Saint Martin bafite amavisi bafite amasupana bafite ibintu byose ahangaha abana abanyeshuri ba Saint Martin mwendo wa pole inyuma yabo hari Ecole de Pousseur umunsi w'intwari hatari cyane kabisa hatari wananyorosha tugeze kuri Ecole de Pousseur umunsi w'intwari iyo de Pousseur ko de Pousseur bona abarezi gusa biziye de Pousseur abarezi gusa nibo biziye abanyeshuri bari hele Pousseur naba
abana epuse abarezi nibo biziye aba nabo ndababona imbere yanjye haguruka witeze imbere fresh indashyikirwa za GS Nyarubande ngabo indashyikirwa za GS Nyarubande ngabo buri wese ahangaha arimo neza indashyikirwa za GS Nyarubande ngabo bayobowe na Prefe Kaneza inyuma Prefe Kaneza uyoboye GS Nyarubande Heroes Day ngabo nabo ndababona neza cyane GS Gabiro ngabo mwendo wa pole tunaenda basi mwendo wa pole mwendo wa kuteketesha mwendo wa kuchepetesha mwendo wa kunyanyua mwendo wa kustikisha Iraryoshe kabisa iraryoshe pepe imeze fresh Saga Bay aba bacuruza ni bar and restaurant na club Saga Bay The Saga Bay The Saga aba bari kuzana n'iza Jay Polly aba rero nabi bikorwa noneho Monsanto Kivu Park Hotel naona Kivu Park Hotel Heroes Gym Limited Heroes Gym nizere ko nabo bameze neza cyane The Heroes Gym The Hero Day Heroes bese fresh Hotel Diane Nyiramacibiri bakaba bafite Golier de Montagne Nyiramacibiri bakaba bafite koperative y'abadozanga ndamubona ubahagarariye Inosa nizere ko bameze neza courage bimeze fresh abadozi Iyerka University Iyerka ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu niyo pankarte bafite agaciro kacu mu banyarwanda ubutwari bwacu iri ni itsinda rya Iyerka biraryoshe ururimi Talent Center ngaba ururimi Talent Center dukore ngabo ibintu byose bimeze fresh isoko rikuru rya Gisenyi naryo ngabo isoko rikuru rya Gisenyi ati isoko rikuru turi hano ngiryo turi hano isoko rikuru rya Gisenyi ati bara ngabo ngiryo iryo ni isoko rikuru rya Gisenyi isoko rikuru rya Gisenyi rimeze neza ngabo kabisa abacuruza ibitoki abacuruza amafi abacuruza kirayi n'abariyano isoko rikuru rya Gisenyi kabisa Rubavu biraryoshye kwe Come see and go
come and see, go and tell. Ngabo rero baracyagenda ari benshi. Nafashe angire nziza nababazi nabaki mwe murababazi ko mudafite ibyuma n'inyama. Aba nababazi rero umunsi w'intwari z'igihugu cyacu, koperative gira ubuzima, ngaba aba minisante ngabo barangajwe imbere n'uwo bita Anastasie. Ngabo abanyabuzima bose muri rusange aba ni abanyabuzima bo muri RBC. Ubwo ihuriro karani ngufu tugeze, aba bagezweho n'abakarani. Ihuriro karani ngufu, aba ni abakarani rero, aba ni abakarani, aba batwara ibintu aba batwara imizigo, aba ni abakarani. Karani ngufu, karani ngufu, karani ngufu. Hano kuri stade ibintu ni fresh. Abo ni abakarani bakorera mu murenge wa Gisenyi bose, ari abakorera ku isoko rya Gisenyi, ari abakorera ku isoko rya Mbugangari, ari abakorera ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose abakomeza karasisi, dukomeza. Murabona ko n'ikirere cyacu gihatse umugisha. Abakomeza karasisi twihuta, dukomeza dutera intambwe imbere. Isoko ry'amajengo nabo bakora. Isoko ry'amajengo n'amarare nyinshi cyane, ubona ko isoko ry'amajengo abo n'abakorera mu isoko ry'amajengo nabo dukomeza. Ngabo abakora karasisi dukomeza kugira ngo Sada akorera mu gasoko k'amajengo. Ngabo kandi turangiza karasisi. Aka ni agasoko k'amajengo, Majengo Unity. Hanyuma hakurikiye isoko rya Mbugangari. Isoko rya Mbugangari n'amarare nyinshi cyane, kuri marare nyinshi cyane. Isoko rya Mbugangari barasobanutse. Mbuga Kizo. Amashyi menshi cyane ku isoko. Amashyi menshi cyane ku isoko rya Mbugangari. Barashimira ibyiza byose bagezweho n'ubuyobozi bwiza. Barashimira ubuyobozi bwiza begerejwe isoko rya Mbugangari. Namwe murakoze cyane, n'amashyi menshi cyane. Amashyi menshi ku isoko rya Mbugangari. Urabona ko bafite morale nyinshi cyane. Abazamu rwose bafite morale, baragaragaza ko bishimiye umunsi mwiza, uyu munsi w'intwari. Ibi byose, iyi morale yose barayikesha intwari zacu. Hanyuma nyuma y'isoko rya Mbugangari turakurikizaho ndabona UDC abakorera. hanyuma Ecole Marayika nabo murabona ko n'abana bafite ikinyabupfura, abana rwose bambaye neza, bambaye amakaruvati, bigaragara ko bafite ubuyobozi bwiza.
bigaragara ko Ecole Malayika murakoze bazavamo cyane. intwari nziza barakoze cyane Ecole Malayika. hanyuma ndabona UDC abo ni bamwe banze nanone kandi bakitandukanya n'ibiyobyabwenge bakorera mu gaciro ka Mugangari. Dushimire urubyiruko cyane n'amashyi menshi cyane. Mushimire urubyiruko bitandukanye na za gisombi bitandukanyije na bya biyobyabwenge ahubwo bigishwa n'abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka nabo ubona ko bafite morali nyinshi. Bafite Amashyi umwumbati. menshi ku bacuruzi bacu bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Hanyuma abo kandi abakomeza karasisi dukomeza. hanyuma dukomeza kuri koperative icyerekezo cy'ubukire bafite ubukire biragaragara murabona ko barasa n'abakire koko. Amashyi menshi kuri koperative icyerekezo cy'ubukire. hanyuma dukomeza akarasisi kacu k'uyu munsi uyu munsi w'intwari tubibutsa insanganyamatsiko yacu. Kwenda basi, kwenda. Tup. Jala Stefan. aha abakomeza karasisi dukomeza. Abakurikiyeho isako seruka Gisenyi aba nibo batubikiye amafaranga. Murabona ko amafaranga bafite ubwatsi. barayafite rwose biranagaragara. Aba nibo babitse ubutunzi bwa bamwe muri bari hano. iyo ni sako Gisenyi. inagororwa z'umurenge wa Rubavu zaserutse birangazwa imbere abana babiri nikumukomeza mutambuke intavogerwa dukomeza z'umurenge wa Rubavu. Montessori. twifurije umunsi mwiza w'intwari ubutwari mu Ubona ko Rwanda abana bari shwatiri agaciro bafite kacu. imena, dukomeza. ingezi, imazi. Babita Montessori School. intavogerwa z'umurenge wa Rubavu. murabona abo bana batatu bari imbere umwe yahagarariye imanzi undi ahagarariye imena undi ahagarariye ingenzi cyane kabisa. dushimira abo bana amashyi menshi cyane. imanzi imena N'ingenzi ingenzi cyane uti kabisa. abo bana bagiye Montessori. gushyikiriza abayobozi izo mpano nziza impano nziza z'umunsi w'intwari cyane. Cyane. uti baragaragaza intwari dufite. Wow, amashyi menshi cyane. baragaragaza ibyiciro by'intwari dufite z'u Rwanda: intwari z'imena, intwari z'ingenzi n'intwari z'imanzi. Barakoze cyane ngira ngo nk'uko mubizi tugira ibyiciro bitatu bitandukanye by'intwari aho tugira imena, imanzi ndetse n'ingenzi. Murabona ko babizanye mu mashusho, bazanye amafoto yabo aho babigaragariza abayobozi babagaragaza ko nabo bagomba gutera ikirenge mu cy'intwari zacu. Turakomeza na groupe scolaire Muhaza nabo amashyi menshi cyane. uti baraberewe rwose, bambaye imyenda y'icyatsi kibisi. Dukomeza kubakira nabo bakomeze baza. urabona ko abana b'intavogerwa z'umurenge wa Rubavu bafite impano bateguriye abayobozi turi kumwe hano. uti baje kubereka ibyiciro byose dufite by'intwari z'u Rwanda: intwari z'imena, intwari z'imanzi n'intwari z'ingenzi. amashyi menshi cyane. ngira ngo ni igikorwa cyiza cyane aho batugaragarije ibyiciro tugira by'intwari mu Rwanda, aho tugira imanzi, tukagira imena ndetse tukagira n'ingenzi. Turabashimye cyane, mwakoze inavogerwa. hanyuma Semari Dominique Mazarero nabo Tivesi turabakiye, urabona ko bambaye neza cyane. ndagira ngo mwibutse ko umwana wabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu mu bijyanye no kwigisha amahoteli n'ubukerarugendo yaturutse muri Mazarero. Kuko biragaragara ko bafite abarezi batanga ubumenyi bwiza busobanutse ndetse bikaba
n'ishema kuko bizatuma bavamo intwari nziza, intwari z'igihugu. Aho tugira ibyiciro bitatu by'intwari: ingenzi, imanzi ndetse n'imena. Dukomeze. Twagiye koperative abajyambere, nayo ni koperative y'abajyanama b'ubuzima. Turabagiye kuri gahunda nziza cyane, aho bari tuzarwubaka, n'ibyo tuzarwubaka koko, tuzarwubaka kandi umusanzu wanyu turabona urasobanutse. Hanyuma nakubarushe nabo turabagiye, aba nabo badufasha ubuvuzi bw'ibanze, aho nta kibazo ushobora kugira hano. Twakira koperative dutera imbere cyane, aho bakora ubucuruzi bw'amafi, nabo turabagiye kuri uyu munsi mukuru w'intwari. Abakomeza abo ni abanyerondo. Reka twakire koperative Agaciro Teachers Rubavu, aba Rubavu umurenge wa Rubavu. Dukomeza Nyuma yaho twakira abakora umurimo, abanyerondo bacu, abaducungira umutekano, abariho aba ni abanyerondo Rubavu sekta. Barashimye cyane Abanyerondo kabisa. isoko rya Burundu batera intambwe bakomeza imbere. Hanyuma aba bose ikigo cya Karuguru. abana bo mu isoko rya Karuguru urabona ko bafite morale, barishimye cyane, barizihiwe muri uyu munsi mwiza, umunsi w'isoko rya Burundu. Abantu bo mu masoko bagaragaje morale nyinshi kuri uyu munsi. Isoko rya Karuguru. Hanyuma twakire abakuru b'umudugudu bo mu murenge w'Inavogerwa, abo Aba ni abayobozi b'imidugudu ba mudugudu yubahwe, mudugudu izi ni intavogerwa, intavogerwa. n'abakuru b'igihugu ndetse n'abakozi ku rwego rw'umurenge. Hanyuma murebe twakire koperative Unama ukore. Iyi ni koperative yitwa ngo Unama ukore. Unama ukore. Unama ukore. Unama ukore. Unama ukore. La. Unama ukore. Unama ni benshi pepe. Unama ni benshi. Unama ni benshi. imizigo bakoresha amagare abafite ubumuga. Kotalalu. Aba bakora muri Kotalalu.
Kotalalu Kotalalu biteje imbere kabisa. Asante sana Kotalalu, asante sana Kotalalu, Kotalalu, asante Kotalalu, 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 asante sana Kotalalu, asante sana Kotalalu, Kotalalu. Abanyozi bo mu murenge wa Gisenyi n'umurenge wa Rubavu nabo bajya badufasha muri gahunda yo gutwara abantu n'ibintu. Ni koperative ifitiye akamaro abaturage b'akarere ka Rubavu. Murababona uburyo bagenda, uko bagenda niko bagenda n'amadisipurine yo